Inshuti yanjye, iyo unyoye amazi ashyushye uko ubyutse mu gitondo utararya, izi nizo nyungu ziba ku mubiri wawe. Nitwa Ibyiza, ndi muganga, mfite imyaka 87, ntuye mu misozi miremire yo muri Tibet. Bwa mbere amazi ashyushye asukura ibice by'umubiri, akangura ibice by'umubiri bigasohora imyanda birimo, umubiri ukikorera isuku. Ku munsi wa gatatu urwungano ngogozi rutangira gukanguka. Amazi ashyushye akangura umubiri ukavubura imisemburo iwufasha kubaho, maze igogorwa ry'ibiryo rigasubira ku murongo waryo. Amazi ashyushye akangura imisemburo y'igogorwa, atunganya uko umubiri wakira intungamubiri, agakiza gutumba umaze kurya, kuribwa n'umutwe biragabanuka. Niburibwa bitewe n'umwuma cyangwa imitsi, amazi ashyushye nikaruhura. Nyuma y'igihe uruhu rutangira gucya, mu maso hararabagirana, amaso arahweza. Ubikesheje guha umubiri wawe icyo ukeneye buri gitondo. Ikirahuri kimwe cy'amazi ashyushye mu gitondo nta kintu urarya, gishobora guhindura ibyo utatekerezaga.